Turabasuhuje mwese aho muherereye ku isi dukurikirana kuri YouTube. Nge ndi Soteri Munyempundu, tukaba tubafitiye channel shasha yitwa Impano Yawe TV. Channel shasha mugiye kujya mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye, tuzajya tuganira n'abantu batandukanye ndetse n'imikino itandukanye cyangwa se komedi zitandukanye. Tubahaye ikaze rero, tubasaba kujya mudukurikirana umunsi ku munsi. Ni ngombwa rero ko tubanza kuragiza Imana abantu bose bazajya badukurikirana umunsi ku munsi. Reka dusenge. Mana nziza, Mana idukunda, Mana yumva gusaba kwacu, umwanya nk'uyu turaguhamagaye kugira ngo ukomeze kubana natwe. Tukweretse abantu bose bazajya badukurikirana umunsi ku munsi kugira ngo abe ari wowe ubayobora, kandi natwe Mana uduhereze imbaraga zo kugira ngo tubashe gutegura ibyinshi byiza binogeye abantu. Turakwinginze rero bana natwe muri urugendo tugiye gutangira, byose twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu myaka ya kera habagaho gusenga ariko kudafatika, aho abantu baramyaga nyabingi bagasenga ibigirwamana, ariko iyi saha twamenye impamvu nyayo tugomba gusenga. Akaba ari nayo mpamvu ngiye kubahereza impamvu 5 z'ingenzi tugomba gusenga. Impamvu ya mbere ni ukuvuga ngo tugomba gusenga kugira ngo twebwe ubwacu twubahe Imana kandi twubahane natwe ubwacu. Impamvu ya kabiri tugomba gusenga ni ukugira ngo turusheho kwegera Imana, tuyubaha no kugira ngo tubone uko tuyisaba ibyo dukeneye. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo Imana idukurireho ibigeragezo, ibyorezo n'ibibazo duhura nabyo muri rusange. Impamvu ya kane tugomba gusenga twibohora ku Mana, twiyunga nayo kugira ngo nyuma y'ubu buzima Imana izaduhereza ubuzima buzima. Impamvu ya gatanu dusenga kugira ngo Imana idukurireho ibibazo kandi tuyishimira ibyiza byose yadukoreye turi mu isi kandi mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Izo mpamvu zose kwa 5, impamvu zo gusenga ubundi ni nyinshi cyane ntiwanazibara ngo zirondore, ariko nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo kigerweho udashizemo Imana. Ni nayo mpamvu iyi saha mfashe iyi saha kugira ngo nsengere channel yanjye Impano Yawe TV. Hanyuma rero abantu mwese muzajya mwikurikirana, namwe muzajya mukunda gusenga. Ndabibashishikarije, ndabibasabye gusenga. Nta kintu cyiza cyabiruta kibaho, kuko umukristo wese gusenga ni byiza, ndetse udasenga we biramugora ndetse bikanamuvuna cyane, bikanamubangamira. Ni byiza ko rero tugomba gusenga tukiragiza Imana mu mirimo yacu ya buri munsi kugira ngo tubashe kunyurwa n'ibyo dukora, kuko Imana ibiduheramo umugisha. Dusoza rero ndabashimiye kuba mwankurikiranye cyane rwose, mbasabye inkunga cyane. Ndabashimiye, twabanye, turasobanuye ibihangano byacu. Channel yacu ni Impano Yawe TV. Mudukurikire muri benshi cyane umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ibyo ngibyo ni mu bidukorera, tuzaba tubashimiye. Turabasaba rero kudufasha muri ubu buryo. Mukore subscribe, mukore share, like na comment. Mudihe ibitekerezo byanyu bitwubaka kandi bidukomeza. Ndabashimiye rero, mwari kumwe nanjye Soteri Munyempundu.
murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Shalom.